Bararaga ku buriri bumwe. Mm. So twimutse rero nibwo naje kugira igitekerezo navuga ati nyamara kuno rero ibintu bimaze kugenda neza, nkomeje kwishinga aka kavuyo nabigwamo, reka nizanire urukundo twibanire, hama andushaho kunkontorora apana kwijugunya mu bintu. Yego. Urabizi nawe, so ubizi si by'abahungu. Yego. Araza turabana ariko urumva madamu ngiye nta kintu yigeze ambwira, ariko ngiye nagezeho mbireba mbona madamu wawe yaraje murabana. Yego. Yego. Bigeraho noneho mbona ariko na Pazo mubana. Yego. Bivuze ngo babanaga okay, mubana mu cyumba kimwe na Pazo afite icyumba cye. Yego, inzu yo yari nini cyane, yo twimukiye yari nini uburyo ki yari afite space yiwe. Nanjye mfite space. Ubwo haciye hagahe, ariko nkabona turi gukorera amafaranga pe, ariko ntangira kuvuga ati noneho Pazo, niba bino bintu twarabigezeho, ndashaka we ikure mu mutwe yuko tugiye kujya gufata challenge atari cyo kintu. Noneho ndamwicaza ndamubwira ati Pazo, ukwiye kumenya kwambara neza kurushaho, wikuremo unduta, nubwo nkuruta ugiye kunduta kuko ubu ngubu urampagarariye. Mu myambarire, mu mivugire, mu migendere, abo ugendana nabo ubahindure kugira ngo tutagetinga ibiraka binini. Nta muntu uzaduha ibiraka binini abona tujagaraye. Wirirwana na sorti na Didimani. Reka byumva nibo bajyanama turabiganiraho. Noneho aza kumbwira ati rero ya mpano urumva ntago ngiye nasubira i Nyamirambo kuba kwa Petit Frere, birasaba ko nikodeshereza inzu yanjye. Noneho nanjye nyine nangira ubuzima bwanjye. Ndamubwira ati okay, naribi. Ndamubwira ati se nagufasha iki nyuma arambwira ati rero washaka amafaranga atari ku mafaranga nyine yo ku ruhande kugira ngo disuganye nimuke. Nanjye nitera hejuru ngo ati nzaguha 300 ntari. Ati ya 300 nta kintu yamarira, uzama 500. Naje namubwira ati rero 500 kwita nyaterurira rimwe byangora, nawe urabibona ukuntu ubuzima bumeze. 500 kwita nyaterura nkayaguha naba ngwaye ikiraka cyose. Ndavuga ati byibura nzaguha desa mawe 300, nzaguha 300 ande desa nyaguye mu kindi kiraka. Yego. Arambwira ati ntaribi. Tuza kujyana ku Gisenyi, tujyanye ku Gisenyi. Ariko umuproducer wankorera indirimbo aza kumpamagara, arambwira ati wowe ya mpano ntabwo ujyuma amafaranga, wateye imbere none ntabwo wigeze uhindura umushahara kumpa, ugomba kunyongeza amafaranga. Producer wawe? Yego. Ariko ibyo bibaye yuko nyuma yaho ubwiriye Pazo ngo aguha umwanya n'umuryango wawe nawe agiye gushaka haba? Oya, ibyo yari introduction, none nahereye hasi byimbitse. Yego. Nabyo ndabigeraho nanone. Noneho producer amaze kujya ambwira gutyo, ariko nkajya numva umuntu wamugiye mu matwi ni Pazo. Noneho Pazo za kumwicaza ndamubwira ati ariko se Pazo, tekereza, ushobora kumubwira yuko dukorera amafaranga guhera mu kwa mbere. Yego twabonye ibiraka, mu kwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane nta biraka twagize. Wowe ubwawe ni wowe nitumiraga kuri banki kubikuza. Mu by'ukuri ubona amafaranga twakoreye atarashiriye mu kuyajya muri ayo mezi yose aciyeho nta biraka tubona. Yego. Noneho ikimbabaza nawe akishyira mu mwanya w'abantu bumva yuko mfite amafaranga kandi tubana kandi nta naho muhisha. Navuga se uyu musazi ubu ntabwo ubona yuko koko amafaranga tuyakoresha, ko ntaho muhisha, ko mutuma kuri banki, uko ubuzi balance isigaye. Umva uburyo twabanaga n'umubare w'ibanga wa telefone yarawuzi. Arangije arambwira ngo hoyanga ubugomba ngo kubishyura. Ndamubwira ati nimbishyura rero ibintu hano bizapfa, uko tubayeho bizagabanuka. Nibwo rero igitekerezo cyazanye, ndamubwira ati okay,
niba ubona ko mfite amafaranga nanjye kugira ngo wumve ko mfite amafaranga ngiye kukwereka ibintu tugiye gukora. Tugiye kukuza akazi kacu, ugiye kwiyishyurira inzu, nanjye nisigarane. Noneho niba koko ubona ko kakazi kavamo amafaranga menshi, ubwo kazavamo amafaranga gutunga, kavemo n'amafaranga kwishyurira inzu, ndanakongerera amafaranga naguhaga. Niba naguhaga 10% ndaguhereza 20%. Kuko hari ibintu ubwo bigiye kumvaho. Paso turabyemeranywaho. Umunsi wo kugira ngo rero ibyo bintu tubikubiganira noneho twabikuyemo kuba ari igitekerezo tugiye kubishyira mu bikorwa. Nibwo namubwiye ati rero Pazo ngiye kuguha 300, noneho 200 nzayaguha, ariko umbabarire ume space nanjye ntekereze, kubera yuko iyo kuri hano urambyiga ntabwo nsura ngo bikunda. Birumvikana, turakumva rega turabana bakuru, birumvikana kuri we ngara byandasandinga. Arangije arambwira ati hoya nta kibazo, noneho kugira ngo mpave n'ubwo ugomba kumpereza 500 byuzuye nkava hano mbifite. Ubwo niba cyuzuye nta kintu tuvugana. Ndangije tambaza Pazo, ndamubwira ati ariko Pazo wibuka yuko ayo mafaranga ndi kuguha atari idene. Turi kubyibuka neza ko amafaranga atari ideni, ahubwo ari favor kugira ngo nawe udasubira mu buzima wahozemo, ahubwo uhita ukodesha yawe. Nzati yego. None se waretse gutuma nkaho mpanikisha ko nzi yuko 300 birakunda kubintu kwa twabaze ko bikunda, waretse kumpanikisha ahubwo ugashyira mu gaciro nawe. Kejo bundi muri weekend dufite ikiraka ko nzagwa izo desa zisigaye, uri kunsariza iki? Urarinda utuma nkora mu mafaranga ngiye kwishyura nzi ngo nyaguhe. Ubwo rero ntabwo nkwiye gusohoka muri iyi nzu ngo rindira icyo kiraka kirangire mbone kugenda. Mbona byabaye intambara, nahise ninjira mu nzu fata telefone. Ubwo nahise mwohereza 200 yari asigaye. Arangije tambwira ati mu gitondo ndagenda. Ubwo duzinduka mu gitondo haba umuganda. Nabyuka mbona aracyahari, ndamwihorera. Ngigeze nko nimugoroba mbona ahamagaje umushoferi wadutwaraga, araje ashyiramo varisi, aragiye atanansezeye. Hadaciye iminsi 3 nagiye kubona mbona ndi kumwe na papa cyangwe screenshot z'amavideo ngo nambaye ubusa bazohereje papa cyangwe. Ndavuga ati reka mu mutwanye nahise mvuga ati umuntu izi video, umuntu wagiraga access kuri telefone yanjye ni Pazo. Yego. Ubwo Pazo ni wizi video uzitanze. Pazo mpamagaye nsanga yamborotse. Nibwo namwe nahise mbona live icikikanye, ndavuga ati sizi video. Noneho njyewe izo video ntago makana ko nari nzifite, ariko mu mezi nari narazisibye muri telefone yanjye mu mezi nka 3 yarashize. Kumba ubwo Pazo we izo video yari yarazisevinze kuri telefone yiwe.